bakunzi b'ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi mbahaye ikaze nkuko mubireba turi mu murima w'ibireti bamwe muri mwebwe mushaka kuba mwibwiraga ko ari indabo ariko si indabo nkuko mubireba ni ubuhinzi bw'ibireti tukaba turi mu ntara y'Amajyaruguru akaba ari mu karere ka Musanze ni umurenge wa Kinigi akaba ari mu kagari ka Mpanga ari mu mudugudu wa Muhe turi kumwe n'abahinzi bahinga ibireti by'umwihariko ahangaha tukaba turi kumwe na perezida ubahagarariye aratangira atubwira igihe batangiriye guhingura ubuhinzi bw'ibireti by'umwihariko anatubwire ese imbogamizi ziba muri ubu buhinzi ni izihe zimaze kubageza ese ubuhinzi bw'ibireti bumaze kubageza kuki bifuza kugera hehe muri ubu buhinzi bw'ibireti ese ubuhinzi bw'ibireti ubundi bumara iki umunyarwanda ibireti mu by'ukuri bimaze igihe kirekire muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko byagize agaciro mu myaka nk'itatu ishize kuko mu gihe cya mbere ntabwo twabonaga amafaranga neza twazaga guhembwa bakamanura amatangazo ariko ubu ngubu ho amafaranga tugenda tuyabona keretse iyo twabuze abakiriya b'umushongi ariko ubundi ibireti bimaze kugira icyo bitumarira urugero twabaha mwabonye nka koperative yacu abakunda ibireti twatangiye turi amakoperative ane twihuza imbaraga dusigara turi koperative imwe gusa uyu munsi twamaze gushobora kwigurira fuso ya $30,000 twaguze inzu hano muri iyi santere ya Kinigi ihagaze $8,900,000 kugeza uyu munsi rero koperative itangira abanyamuryango bayo mituweli de sante umuryango tugatangamo abantu bane kugeza uyu munsi abana b'abanyamuryango bariga neza ku buryo dufite aho tuva tukajyana aho tujya murakoze hanyuma noneho ubuhinzi bw'ibireti ku muntu ubibonye bwa mbere bukorwa bute ubundi ubuhinzi bw'ibireti bwa kinyamwuga kugira ngo bukore neza usarura indabo zikuze zarenze kwitwa inyambo noneho izo ndabo ziba zitwa ibituna ukabisarura ukabyanika neza ukabivungura uwo murama ukawusesa noneho ukabona gukora pipiniyeri y'izi ndabo mubona ziza ari indabo nziza cyane zikerera igihe gito cyane nyuma y'amezi 3 utangira gusarura ariko iyo uteye ibitsitsi utangira gusarura nyuma y'amezi 4-5 murakoze hanyuma hari aho watubwiye ko ubuhinzi hari igihe bwamaraga amezi menshi cyane ubundi ubuhinzi bw'ibireti mwatangiye kubuhinga bukamara igihe kingana iki kugira ngo muzarusarure ubuhinzi bw'ibireti duhinga nyuma y'amezi 3 ku ndabo zavuye muri pipiniyeri tugatangira kuzisarura ariko ibitsitsi izi ndabo twazikasa amashari tutangira gusarura nyuma y'amezi 4 ibireti rero igihe byatangira kugera mu Rwanda sinzi niba cyo mwashatse kumbaza oya nashaka kuvuga ko imbuto mwahingaga mbere mwangaragarizaga yuko yashoboraga kubatindira mu butaka mukaba mwarambirwa ubu buhinzi bw'ibireti kubera nyine yuko dutangiye gusora nyuma y'amezi 3 urumva ko tukigita ifaranga byihuse ariko ubundi gusora nyuma y'amezi 5 uba watinze no kurambirwa bizamo kandi n'abakozi niko bagenda biniyongera bari gukora ya mirimo ariko none iyo wakoresheje izi mbuto z'ingemwe utangira ukigita ifaranga byihuse imbuto ubu ngubu muhinga niyo mwahoranye na mbere murakoze cyane izi mbuto mubona ni zaturutse hanze y'igihugu imbuto ariko nazo twahoranye mbere Sopirwa yagiye ikora pipiniyeri kagenda idushakira imbuto nziza izo mbuto nziza kandi dushaka nanone izindi mbuto z'indabo zo gusesa kugira ngo tubone imbuto nshasha nanone ariko zo akaba ari imbuto za mbere zerera amezi 4 kuzamura gutangira ku mezi 4 kuzamura dore ko dusarura amezi 8 murakoze ngo mbere hari ubwo mwategerezaga amezi 8 kugira ngo muzasarure nibyo oya ahubwo icyo bakubwiye dusarurira amezi 8 ariko mbere nabwo nubwo byabaga ari ibitsitsi twaheraga ku mezi 5 kuzamura turi gusarura 4-5 aho ngaho hanyuma noneho kugira ngo uhinge uyu mwayi uzangane n'izi ndabo turi kureba muri uyu murima
ni iki gikorwa se ibagaragwa rikorwa ryari gusuzuma rwa rugendo rwateye mu murima ko rwakuze bikorwa ryari ni ibihe bikorwa kugira ngo ibi bireti bizageraho bigira indabo zireshya uko nguko? Murakoze cyane. Ubundi habanza gutegura umurima, nyuma yo gutegura umurima ugakuramo amabuye, ugashaka ifumbire, ugatera imbuto ekaritoma kuri 20x20. Iyo urangije gukora ibyo ngibyo rero uragenda ugatera imbuto zawe ukazirangiza, nyuma y'amezi 2 cyangwa 1 n'igice ukaza gukora ibyo bita kuzibumburira. Warangiza kuzibumburira nyuma y'igihe gito cyane ukongera ukaza gukora icyo bita kuzuhira. Icyo gihe iyo yamaze kuzuhira nibwo wageze mu gihe cyo kugira ngo utangira kubona urubuto rwa mbere rwatangiye kuza. Hari abavuga bati ibireti ese bimara iki, ese bikora iki, umusaruro wabyo ubuteye ute, ese ibireti kubihinga atari ibyo kurya udashobora kwihina si y'urugo ngo usoneho? Ibi bireti mubona nibyo bisigaye bifite amafaranga ku buryo bwihuse. Icyitwa ibirayi twahingaga hano mu Kinigi byagiye biduhombya, ariko ibi bireti icyo udwana nacyo ni kimwe, ni ibintu bibiri gusa, ni ingemwe n'ifumbire ubundi ugatera. Ariko ibirayi byo ukoreshamo imbaraga nyinshi. Imbaraga za mbere haba kugura imbuto, hakaba kugura ifumbire, wanarangiza gutera imirimo warangiza kuyikora yose ukongera ugashaka n'abarinzi bo kubirinda, ubundi nawe ubwawe ukajya kubiraramo. Ariko ibireti ntabwo ubiraramo, nta n'ubwo ushakira abarinzi. Murakoze. Turacyaganira n'abahinzi b'ibireti by'umwihariko muri uyu murenge wa Kinigi. Ese ibireti bimara iki ababihinga, ariko by'umwihariko binamara iki abanyarwanda muri rusange? Ibireti kubihinga byakumara iki? Murakoze. Nitwa Nyirarugendo Claudine, nkaba ndi umuhinzi w'ibireti, nkaba ntuye mu murenge wa Kinigi mu kagari ka Kaguru. Nkawe watangiye noneho guhinga ibireti ryari? Ngewe naravutse nsanga ibireti babihinga, nanje maze gushaka ibireti ndabihinga kugeza na n'ubu tukibihinga. Umuntu yakwibaza ngo uhinga ibireti ute, ese uhera hehe kugira ngo uhinge ibireti kugeza byeze? Ubundi ibireti dutangira kubihinga mu kwezi kwa 3, ubwo dutangira gutegura umurima neza. Twamara gutegura umurima neza tugategura n'imbuto. Ubu ubwo duteye uri kureba ibi bitsitsi, dutera ibitsitsi, bya bitsitsi byakwera tukabishakamo pipinyeri, tugahinga na pipinyeri, tugasarura pipinyeri kaduha umusaruro ushimishije. Hanyuma noneho umuntu yavuga ngo nizihe nzitizi cyangwa amakosa umuntu yakwirinda kugira ngo abone atazabona umusaruro mukeya ko yifuzaga? Icyo umuntu yakora ni uguhingira ku gihe, kuko uhinze mu kwezi kwa 4 mu kwa 5 nta musaruro ugomba kubona. Guhingira ku gihe nibyo biguhesha umusaruro ushimishije. Umuntu yakwibaza ngo muri abahinzi b'ibireti, ariko se mwamusobanuriye neza ubuhinzi bw'ibireti uko bukorwa, ifumbire bujyaho nuko bibagarwa byose mwamubisobanukiwe cyangwa mwisunga inzego zishinzwe ubuhinzi? Inzego zishinzwe ubuhinzi zibidufashamo, ariko natwe turabisobanukiriwe neza ku buryo buhagije kuko twabivukiyemo. Ariko n'ubuhinzi buratwongerera na Sopirwa nayo iduha abafashamyumvire bakadufasha, bakaduha ifumbire. Ubu ku buryo na Sopirwa duhaye inka, nubwo atari bose zagezeho, ariko abo zagezeho ni benshi. Duhinga dufumbira neza ibireti bikera bikaduha umusaruro ushimishije. Nkawe urugero mu rugo iwawe kuva atangira guhinga ibireti, niki umuntu yavuga ko bimaze kukugezaho mu buzima bwawe? Mu buzima bwanje bwite ibireti ndabihinga, none nkishurira abana mu ishuri, abana biga neza, mbishurira minerivare ku gihe, kandi maze kwiyubakira n'inzu iri muri $3,000,000. Mu nzu harimo umuriro, ubwo nabo ngukesha ibireti nkaba mfite n'inka. Umuntu yavuga ko udafite ibireti utabaho? Wabaho, ariko ntabwo wabaho nk'umuhinzi w'ibireti. Ubundi umuhinzi w'ibireti niwe ukomeye gusumba undi udahinga ibireti, kuko biduhesha amafaranga ashimishije. Babaduha ku 180, kandi niba uhinze hegitari 28 urakuramo
niyo uhinze ari 28 urakuramo ibiro 300 ibiro 200 aho ngaho na 500 bigeramo. Umusaruro wabyo mugurisha mute isoko riraboneka? Isoko rirahari iyo twejeje umusaruro tuwugemura kuri koperative niyo idufasha kwakira umusaruro none koperative akaba nari nawugura ikaduhemba. Bivuze ngo ubu ngubu nta kibazo cy'isoko mugira umusaruro wanyu uko mubonye ni nako muhita mubonaho mujyana. Twebwe nk'abahinzi b'ibirete nta kibazo tugira kuko duhinga ibirete tukabigemurira koperative nayo ikaduhemba. Ese iyo mubikuye aha ngaha habaho kubyanika habaho kubijyana mu mashini n'iki gikurikiraho? Ubundi twebwe nk'abahinzi b'ibirete iyo ibirete byeze uri kureba nyine nk'uko ibirete byeze turasarura twamara gusarura tukanika tubigemurira koperative byumye neza noneho ubwo na koperative ikabigemurira Sopirwa igakuramo izo produits zabo ariko twebwe nk'abahinzi ibyo dukora nibyo no kubisarura tukabyanika tukabigemurira koperative byumye neza. Uretse kuko babikugurira n'iki kiva mu birete ubundi n'iki bimaze bikora iki umusaruro wabyo? Umusaruro wabyo ibirete tubisaruye tukabigemura koperative na koperative ikabigemurira Sopirwa ivamo umuti wica ubukoko. Bakunzi ba TV10 by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, ikiganiro cy'umunsi naha tugisoreje ikiganiro twagiriye mu murenge wa Kinigi by'umwihariko akaba ari mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru. Mwiboneye uko ibireti bihingwa kandi myumviye n'abahinzi babyo ko bishimira ubuhinzi bakora bw'ibireti ndetse ngo mbere ubuhinzi bwabo imbuto bashoboraga kuzasarura hashize amezi 8 kuri ubu ngubu bishimira ko babonye imbuto nziza imara amezi 3 kugira ngo babashe gusarura umusaruro wabo. Nta kibazo cy'isoko bafite ibyo bemeza ko bo kuri ubu ngubu ubuhinzi bw'ibireti bubatunze ndetse kurenza ubundi buhinzi bakora uko mbere bamwe babaga mu buhinzi butandukanye ariko bakaba bavuga ko ubuhinzi bw'ibireti bubateza imbere. Ni nanga kandi mwaboneye ko ubuhinzi bushobora gukorwa ariko na bya byonyi byirasira ya myaka bishobora kuvana none mu buhinzi. Ibireti bigenda bivamo imiti itandukanye ishobora no kwica udukoko twibasira imyaka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye by'imiti ishobora kuvura ibihingwa. Mwari kumwe no kubwimana Vedaste ikiganiro cy'umunsi nahanga tugisoreje nizera yuko munyuzwe kandi mukanasobanukirwa ibigendanye n'ubuhinzi bw'ibireti. N'ubuhinzi buri kuri hegitare zirenga 500 by'umwihariko ababuhingaho bakaba barenga 3,000. Nawe rero nahawe ho kuba kwitabira ubuhinzi bw'ibireti dore ko nta bintu byinshi busaba uretse ifumbire y'imborera ndetse no kubikurikirana ng'igihombo gishobora guturuka mu ihindagurika ry'ibihe ariko ubusanzwe umusaruro wo ukaboneka ndetse n'isoko ryawo rirahari. Mwari kumwe na Kubimana Vedaste ndabashimiye.